Abantu benshi basuka dreadlocks cyangwa se dread, abandi bakabyita amarasta, babifata nk'ibimenyetso by'imideli n'ubwiza. Iyo urebye isi muri rusange, cyane cyane mu banyafurika n'abirabura bo muri Amerika, usanga aribo biganje kuri uyu muco. Abahanzi n'abastari benshi barazisuka, uhereye kuri Snoop Dogg muri Amerika kugeza no mu bahanzi bo mu Rwanda rwacu nka Ariel Ways, Christopher n'abandi bahanzi benshi. Ariko hari ikintu abantu benshi batamenya: dreadlocks si imideli gusa, ni umuco ufite amateka akomeye kandi akenshi atari meza. Hari ibyabaye mu bihe byashize aho iyi misatsi yafatwaga nk'ikirango cy'ubucakara, ikimenyetso cy'ubukene, ndetse rimwe na rimwe zifitanye isano n'akarengane abantu bahuye nako. Nyamara mu buryo budasanzwe, icyari ikimenyetso cy'amakuba cyaje guhinduka isura y'icyubahiro, ubwigenge n'umwimerere. Uyu munsi reka turebere hamwe inkomoko ya dreadlocks, uburyo zafashwe mu mateka n'impamvu kugeza n'ubu zikomeje kuba ikimenyetso gikomeye cy'umuco n'ubwisanzure. Inkomoko y'ijambo dreadlocks. Ijambo dreadlocks rikomoka mu rurimi rwa Jamaican Creole mu majyepfo ya Amerika, aho dread bisobanura umunyamuryango w'iyobokamana rya Rastafari wambaraga imisatsi mu buryo bwa dreadlocks. Rastafari ni imyemerere yavutse mu gihugu cya Jamaica mu myaka y'1930, ishingiye ku myigishirize ya Bibiliya no ku cyubahiro gikomeye cyahabwaga Haile Selassie wa mbere, umwami wa Ethiopia, bafataga nk'Imana cyangwa umucunguzi. Abemera Rastafari bizera ko Afurika ari umuzi wabo n'iwabo nyakuri, kandi ko bagomba kuyigarukamo bakava mu ngoyi y'ubukoloni n'ivangura ry'abirabura. Umwihariko wabo wagaragariraga mu misatsi ya dreadlocks no mu ndirimbo za reggae zifite ubutumwa bw'ubumwe n'ubwisanzure. Dread ryavugaga ubwoba cyangwa ubwubahane bw'Imana, nk'uko tubibona no mu byanditswe byera ko abantu nk'abanaziri basabwaga kutogosha imisatsi yabo. Mu by'ukuri Rastafari n'ibyaturutse ku banaziri bo muri Bibiliya mu buryo bwo guhita byitwa ko aribo bahaye agaciro icyo cyerekezo, ariko hari isano ikomeye mu myemerere n'imigenzo. Mu isezerano rya kera, abanaziri bari abantu biyemezaga kwiyegurira Imana mu buryo bwihariye, kutanywa divayi, kutegera ibintu byanduye, no kutongera kogosha cyangwa kugabanya imisatsi yabo, nk'uko byanditswe mu gitabo cyo mu kubara cya 6:5. Imisatsi yabo yagombaga gukomeza gukura idakozweho, ikaba ikimenyetso cy'isezerano hagati yabo n'Imana. Abemera Rastafari nabo bashingiye kuri izi nyigisho za Bibiliya, kandi imyizerere yabo yo gusiga dreadlocks ikomoka ku gitekerezo kimwe, ko imisatsi ari ikimenyetso cy'umwuka w'Imana n'isezerano ry'ubudahemuka. Ni nayo mpamvu bakunze kwifashisha urugero rwa Samson wari ufite imbaraga zo mu misatsi ye. Hari n'abandi banditsi bavuga ko iri jambo rishobora kuba rifitanye isano n'umutwe w'Abanyakenya b'intambara bamenyekanye nka Mau Mau. Bavuga ko mu mwaka w'1959 abakoloni b'Abongereza aribo batangiye kuvuga ko bafite imisatsi iteye ubwoba, dreadful hair, ari naho havuye ijambo dreadlocks. Mu gitabo Hair Story Untangling the Roots of Black Hair in America, cyanditswe mu mwaka wa 2014 na Ayana ndetse na Roll, berekana ko iri zina dreadlocks ryatangiye mu gihe cy'ubucakara. Abanyafurika bashyizwe mu bwato bakajyanwa ku ngufu muri Amerika. Igihe babavanye mu bwato bamaze amezi menshi mu buzima budafite isuku, abazungu bagasanga imisatsi yabo ifunganye kandi icuramye cyane, bakayita dreadful hair, bishatse kuvuga imisatsi iteje ubwoba. Ni muri urwo rwego hari abantu kugeza n'ubu bahisemo kureka inyuguti A mu ijambo dreadlocks bakaryandika dreadlocks, kugira ngo bakureho igitekerezo kibi cy'ijambo dreadful, kugira ngo bakureho igitekerezo kibi cy'ijambo dreadful. Inkomoko ya dreadlocks. Dreadlocks ikomoka ahantu henshi hatandukanye, harimo mu Misiri ya kera, mu Buhinde aho abihaye Imana bazinga umusatsi wabo, mu moko ya Afurika nk'Abamasayi, ndetse no mu myemerere ya kera Bibiliya ku banaziri. Mu Misiri ya kera, abami n'abaturage bamwe bari bafite imisatsi imeze gutyo, ndetse ibishushanyo by'icyo gihe bigaragaza neza ko kugira dreadlocks byari ikimenyetso cy'icyubahiro n'ubutware. Nanone mu burasirazuba bwo hagati, mu isezerano rya kera rya Bibiliya, abanaziri bari bazwiho kutogosha imisatsi yabo, ikimenyetso cy'isezerano n'Imana, bikaba byarabafashaga gutandukana n'abandi bantu mu mibereho y'ukwemera.
Mu Buhinde bwo mu Buhinde abihaye Imana bitwa sadus cyangwa gusa nabo bakuzaga imisatsi yabo bakayireka igafatana mu buryo bw'umwimerere bakayita jata. Kuri bo ibi byari uburyo bwo kwerekana ko batandukanye n'iby'isi isanzwe kandi ko begeranye n'Imana. Ndetse no mu moko atandukanye ya Afurika nka Masai bo muri Kenya na Tanzania, gusiga imisatsi gakura ikomeye byafatwaga nk'ikimenyetso cy'ubutwari, ubuzima bw'umusirikare cyangwa umusore ugeze ku rwego rw'icyubahiro. Ibi byose bigaragaza ko dreadlocks ari umuco wagiye ugaragara ahantu hatandukanye ku isi mu bihe bitandukanye, kandi buri gihugu cyangwa itsinda rikaba ribisobanura mu buryo bwaryo. Ariko uburyo buzwi cyane kandi bwamenyekanye ku isi hose nubwo muri Jamaica, aho byahujwe n'iyobokamana n'imyemerere mishya ya Rastafari, ari naho tugiye kureba uyu munsi. Mu gihe cy'ubucuruzi bw'abacakara hagati ya Afurika, Uburayi na Amerika, Abanyafurika benshi bajyanwaga ku ngufu mu bwato babatwaraga mu buryo buteye agahinda. Uko igihe cyagendaga gihita, imisatsi yabo yakoraga amasunzu yihindurije atari yateguwe ku bushake, ahubwo bitewe n'imibereho mibi n'umwanda ukabije babagamo. Iyo bo bazungu babonaga abacakara babo basohotse mu bwato bafite imisatsi yizinze cyane, batangiraga kuvuga ko bafite dreadful hair, isobanura imisatsi mibi iteye ubwoba. Ariko niho bivugwa ko izina dreadlocks ryakomotse, rihabwa imisatsi y'Abanyafurika biturutse ku buryo abo bakoloni bayibonaga mu maso yabo. Hari n'abavuga ko mu gihe cy'ubucakara, iyo Abanyafurika babaga bagize amahirwe yo kubonana cyangwa guhura, ntibemererwaga guhoberana cyangwa gusuhuzanya mu ntoki mu buryo busanzwe. Byafatwaga nk'icyaha cyo kwigomeka. Icyo gihe kugira ngo bagaragaze ko bifurizanya amahoro, ubumwe n'ubuvandimwe mu ibanga, batangiye gukoresha uburyo bwo gukoresha intoki zifunze, fist bump, ari byo twita chains. Ikindi byagaragazaga ko mu biganza byabo akomeye kubera gukora cyane, bityo bose bahitamo gukoresha chains nk'uburyo bwiza bwo gusuhuzanya. Nyuma y'imyaka myinshi ubwo bucakara bwari bwaramaze gusenya imiryango n'umuco nyafurika. Gusa nyuma yaho haje kubaho icyo twakita ivugurura ry'abirabura bashakaga kongera kwiyubaka, kongera gukunda ibiranga Afurika no kwiyubaka umuco mushya. Muri ibyo bitekerezo haje kuvamo inyigisho za Rastafari muri Jamaica. Mu myemerere ya Rastafari, dreadlocks zigaragaza ikimenyetso gikomeye, intare ya Yuda, kandi zaturutse ku ishusho y'Abanaziri bavugwa muri Bibiliya. Gusa Abanyajamaika batangiye gufunga imisatsi yabo nyuma yo kubona amashusho y'Abanyetiyopiya bafite imisatsi miremire locks barwana n'abasirikare b'Abataliyani mu ntambara ya kabiri y'Abataliyani n'Abanyetiyopiya. Muri icyo gihe Abanyetiyopiya biyemeje kutongera kogosha imisatsi yabo, bifashishaga urugero rwa Samusoni wakuye imbaraga mu misatsi y'irindwi. Samusoni yari umwe mu bwoko bw'Abisirayeli b'ingenzi bavuga muri Bibiliya, uzwi cyane kubera imbaraga ze zidasanzwe zishingiye ku misatsi ye. Yafashwaga n'Imana gukora ibikorwa by'ubutwari, arwanya Abafilisitiya, abanzi b'Abisirayeli, mu buryo bw'igitangaza. Mu buryo bw'amateka muri Bibiliya, Samusoni yishe abantu benshi. Rimwe yishe abantu barenga 1000 mu rugamba rumwe ubwo yarwanyaga Abafilisitiya akoresheje igihanga cy'indogobe. Imbaraga ze nyamukuru zashingiraga ku kuba atigeze agabanya imisatsi ye nk'ikimenyetso cy'isezerano rye n'Imana. Icyakora Samusoni yatsinzwe ubwo yari kumwe na Delila. Delila yamuciye imisatsi ye, bituma Abafilisitiya bamufata bamugirira nabi, bamukuramo amaso kandi bamushyira mu ngoyi. Nyuma y'igihe Samusoni yagaruye imbaraga z'Imana, agera Abafilisitiya nabi ndetse apfusha abantu benshi barenze 3,000 ubwo yaturaga urusengero rwabo rwuzuye, apfira nawe muri icyo gikorwa. Uyu murage wa Samusoni wagize ingaruka ku Banyafurika n'Abanyetiyopiya cyane ku buryo bw'imico n'imyemerere. Abanyetiyopiya bakuraga urugero ku misatsi miremire y'abakurambere babo n'intwari zo muri Bibiliya, bagafata imisatsi yabo nk'ikimenyetso cy'imbaraga, icyubahiro n'ubutwari nk'uko Rastafari babikora muri Jamaica. Abashakashatsi bavuga ko kandi indi mpamvu yatumye Rastafari bafunga imisatsi ari abasaseridoti b'Abahatowi priest bo muri Ethiopia kuva mu kinyejana cya 5, aho bafungaga imisatsi nk'igice cy'iyobokamana. Indi sura y'inkomoko ya Afurika ni uko Rastas babonye amafoto y'intwari z'Abanyakenya bo ku rugamba rwa Mau Mau mu myaka y'1950. Bafunze imisatsi barwana n'abakoloni b'Abongereza. Iyi misatsi ku ntwari za Mau Mau yabaye ikimenyetso cyo kurwanya ubukoloni, bituma n'Abanyarastafari bayifata nk'uburyo bwo kwigomeka
ku irondaruhu no gushyigikira umuco wa Afurika. Hari ibihugu bimwe na bimwe muri Afurika aho dreadlocks zidahabwa agaciro cyangwa zitemerwa ku bantu benshi, cyane cyane mu rwego rw'imyemerere cyangwa ku kazi. Mu bihugu byinshi abafite imisatsi ya dreadlocks bakunze kurebwa nabi cyangwa gufata nk'abarwanya umuco cyangwa imyitwarire isanzwe, cyane cyane mu mico ikomeye, ku myitwarire y'akazi, amashuri n'ahandi hantu hasanzwe habereye imyitwarire y'umuco. Muri Midland mu majyaruguru ya Johannesburg muri Afurika y'Epfo, umukobwa w'umwirabura yirukanwe ku ishuri kubera kwambara imisatsi ye mu buryo bwa kamere bwa dreadlocks. Ibi ni urugero rw'ukuntu abantu bafite uruhu rw'umwirabura cyangwa abandi bantu b'amarangamutima atandukanye bahura n'ivangura rishingiye ku misatsi ku isi hose, cyane cyane iyo batubahirije ibyiza by'ubwiza bishingiye ku bipimo by'abanyaburayi. Ku ishuri rya Pretoria High School for Girls muri province ya Gauteng muri Afurika y'Epfo, abakobwa b'abirabura bahura n'ivangura kubera kwambara imisatsi ya Afurika dreadlocks, bagashyirwaho igitutu cyo guhindura imisatsi yabo bakayisuka kugira ngo ijyane n'ibyifuzo by'abanyaburayi, bagashyiraho imisatsi inyerera. Gusa ibihugu bine bya Afurika byemeje ko kwambara dreadlocks byemewe kandi ko ntacyo bitwaye. Muri ibyo bihugu harimo Kenya, Malawi, Afurika y'Epfo ndetse na Zimbabwe. Ariko nubwo hari aya mategeko, ivangura rishingiye ku misatsi hairism riracyakomeje. Nubwo gufunga imisatsi ari umuco gakondo muri Afurika, bamwe mu banyafurika bagaragaza ko batabyemera kubera imigenzo y'umuco cyangwa igitutu cy'abanyaburayi mu mashuri n'ubuyobozi bw'akarere kugira ngo abantu bajyane n'ibipimo by'ubwiza bishingiye ku burayi. Turabasaba gushyira ibitekerezo byanyu muri comment ndetse mugakora subscribe, like na share. Ubutaha tuzarebera inkomoko ya dreadlocks mu bindi bice by'isi harimo Australia, Buddhism na Hinduism, kugira ngo tumenye neza uburyo iyi misatsi yagiye ikwirakwira ku isi hose kandi ikaba ifite ubusobanuro butandukanye. Ntuzacikwe. Turabashimiye.